Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 19 wigaga mu mwaka wa kabiri ku kigo cyo mu karere ka Ruhango mu masaa 5 z'uyu wa mbere yasanzwe aho ababyeyi be batuye mu mudugudu wa Gatagara mu kagari ka Gasanze mu murenge wa Nduba wa karere ka Gasabo yimanitse mu mugozi yamaze gupfa. Uyu mukobwa witwa Imanishimwe Rachel ngo yaramaze icyumweru atarajya ku ishuri aho yigaga Igitwe mu karere ka Ruhango ngo ababyeyi be bakimushakishiriza ikindi kigo yakwimukiraho cya hafi yaha batuye, bikaba biri no mu byo bamwe mu baturage bagaragaza nk'ibishobora kuba byatumye yiyahura kuko we ngo atashakaga ko bamuhindurira ikigo. Ikigo yigaga mu Murantirina kuko bari bagiye kumushyira muri leta nabo ngo nibyo bari kukiyahuye nyine yafashe umugozi mu karumuna kerewe niko kaje akabeshyira agatuma ngo guhaha karumuna kakaje komanga ngagukingura umwana wangu ahita afata intebe atera neza ashyiraho intebe irira hejuru muri parafo abana mwene nyine ngahita afata umugozi w'icyuma niko bagize ibyago nyine twabuze umuntu wacu kubise ko yakora tuzi cyabimuteye. Yongwe TV igera mu rugo ahanya kwigendera yasanzwe ni nabwo polisi yari ihageze nyuma y'iperereza ry'ibanze ryakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Umurambo wa nyakwigendera ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru ngo ukorerwe isuzuma. Bamwe mu bo mu muryango we bo bari bananiwe kwakira ibi byabaye, agahinda ariko kagaragara mu maso yabo, gusa bamwe kwihangana byabananiraga, agahinda kakabafata bagaturika bakarira. Nta numwe mu bo mu muryango w'uyu mukobwa wifuje kugira icyo atangaza ku rupfu rwe, cyane ko bitanadushobokeye ko tubageraho kuko ubwo twabigeragezaga umwe mu bavandimwe be yadusanganiye ku marembo ahita afunga igipangu tutaragira ikindi kintu tuganiraho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba Jeanne Nibagwire yaduhamirije urupfu rw'uyu mukobwa wasanzwe yimanitse mu mugozi, gusa nawe nta byinshi yadutangarije ku cyaba gikekwa nk'icyatumye afata uyu mwanzuro. Ntawamenye icyo ari cyo kuko yari ari mu rugo basanga yiyahuye, ubwo gihari nuko yajyanywe Kacyiru ngo bamenya icyo yaba yazize. Ubundi ntabwo umuntu yamenya ibyo aribyo kuko ajya kwiyahura ntawe yabwiye. Twagerageje kuvugisha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ntibyadukundira kuko umuvugizi warwo twarinze tumara gutunganya iyi nkuru ataritaba telefone y'umunyamakuru ndetse n'ubutumwa twamwoherereje yari atarabusubiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nduba Nibagwire Jeanne arahumuriza umuryango wa Mugisha Jire na Mukamudenge Josephine, ababyeyi b'uyu mukobwa, ariko akanasaba ababyeyi kujya banyuzamo bakaganiriza abana babo bakababwira ko kwiyahura atari igikorwa cyiza, babumvisha uburyo bakwiye kubyirinda, bagakura bumva ko mu byaba ibisubizo by'ibibazo runaka cyo kidakwiye kuzamo. Ababyeyi b'uyu mwana n'ukuntu bakomere bihangane, kubura umuntu ntabwo biba byoroshye, byongeye umuntu ukiri umwana w'urubyiruko no kubakomeza nta kindi. Hanyuma dushishikariza n'ababyeyi kwigisha abana ko igikorwa cyo kwiyahura ni igikorwa kibi, kubigisha ku bubi bwo kwiyahura ntabwo ari byo. Nyuma y'imyaka 29 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, benshi by'umwihariko urubyiruko rwavutse nyuma yayo bagaragaza ko hari amakuru bagikeneye kuyimenyaho. Umva nkeneye kumenya abantu bishwe uko bangana, ahantu bagiye bagwa bitandukanye, nkanifuza yuko bagenda bashakisha imibiri yaba yagiye isigara bakayishyingura mu cyubahiro. Ndibaza uburyo abantu bari muri stade bagiye babazana babajyana Nyarushishi n'abandi bari bahari, impamvu Nyarushishi ariyo batoranyije bakagira nk'urwibutso rw'akarere. Kurabura byaduteye ishavu n'agahinda, imitima yacu yuzura intimba. Akarere ka Rusizi kamaze imyaka 2 mu bushakashatsi buzasubiza ibibazo n'ibindi byinshi byibazwa kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri aka karere, nk'uko bisobanurwa na Meya Dr Kibiriga Aniseti wanavuze igihe buzasohokera.
ikigamijwe rero mu by'ukuri no kugaragaza amateka nyayo. Turifuza ko ubushakashatsi bugaragaza mu by'ukuri imibare nyayo, ese abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi bashyinguye hehe, ese bishwe n'abandi mu by'ukuri. Hari ukuntu hagiye hagaragara ko abantu bagiye bashyingurwa ariko ntituvuge ngo Nyarushishi yashyinguye umubare turawuzi koko, ariko se ni bande bagize urwo ruhare muri bano bantu bashyinguye Nyarushishi? Abashyinguye Mibirizi ni bande nabo? Gutyo ku buryo mu by'ukuri amateka aba asobanutse neza mu by'ukuri nta kujijima. Ubwo bushakashatsi harimo no kumenya amazina y'abantu bashyinguye ahantu twaba tuyafite. Ibyo rero turumva ko igisubizo kiri hafi, kwaba kamonima udashyiraho n'amazina nabyo buriya ubushakashatsi mu by'ukuri buri hafi, ku buryo ubundi mu byifuzo byacu uyu mwaka wagombye kurangira ubushakashatsi bugiye ahagaragara, noneho tugakomezaho umwaka utaha tukaba twakubaka kamonima nayo. Ni ubushakashatsi akarere kavuze ko buri gukorwa n'umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Dr Nshimiyimana Augustin, bukaba bugeze kuri 90%. Buzarangira butwaye miliyoni 22,800 mu mafaranga y'u Rwanda, bukaba bwarakorewe mu mirenge yose uko ari 18 igize aka karere. Imibare y'agateganyo y'abatutsi baguye mu karere ka Rusizi ni 25,451. Gusa haracyakenewe amakuru y'abaguye mu Kivu, umugezi wa Rusizi, pariki ya Nyungwe, abishwe bagerageza kwambukira ku mipaka aka karere gahana n'ibindi bihugu n'ahandi. uretse gufasha mu iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda COVID-19 kuba urubyiruko rw'abakorerabushake rugaragara no mu bindi bikorwa bigamije kuzamura imibereho y'abaturage. Uretse ko bamwe mu bo mu karere ka Nyaruguru bavuga ko bakigorwa no kubona ibikoresho bifashisha mu bikorwa byabo by'ubukorerabushake, bagasaba ko bafashwa kujya babihabwa kugira ngo umurimo w'ubwitange bakora ugire umumaro. Nyine iyo tugiye nko muri ibyo bikorwa, kubaka wenda nk'uturima tw'igikoni, gusana amazu, kuyakurungera, nyine usanga kenshi na kenshi ibikoresho ari byo kibazo, nyine nk'ingorofani, ibitiyo, amasuka yo gukoresha, ugasanga ni ikibazo wenda turi gutira mu baturanyi kandi nabwo hari ababa batabifite, nka bote, naga n'ibindi nk'ibyo. Hari ibikoresho nyine tugenda tubura, wenda nk'ingorofani zatworohereza ibikoresho dukeneye muri ya mirimo y'amaboko. Izo bote zirakenewe. Tubona bigira ingaruka cyane kuko nk'ubwo iyo tugiye gukora icyo gikorwa nyine tukabura ibikoresho bihagije, usanga kitagenze neza uko twabyifuzaga, usanga dukoze bike muri byo dushoboye gukora ibikoresho. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe ubukangurambaga n'ibikorwa by'urubyiruko rw'abakorerabushake Richard Kubana avuga ko hakomejwe ubukangurambaga bwo kuzamura umubare w'urubyiruko rw'abakorerabushake kugira ngo umuco w'ubwitange urusheho kwitabirwa n'urubyiruko. Nibyo koko hari ibyo bakora biri mu bushobozi bwabo, ari nabyo tubasaba. Niba ari kubumba amatafari nabo bagiye kubakira utishoboye bakaba babumba amatafari, niba ari gucukura ubwiherero bakaba bacukura bakageza aho bageze. Hari imbogamizi bashobora guhura nazo zijyanye n'ibikoresho bakenera, cyangwa se ugasanga yenda bakeneye nk'ibindi bikoresho runaka, imitarimba n'ibindi. Icyo gihe habaho gufatanya, urubyiruko rukazana ibyo rushoboye mu ntege bafite, zaba nyinshi cyangwa nkeya. Biba ngombwa ko rero iyo bari ngombwa bunganirwa, yaba inzego z'akarere, iz'umurenge cyangwa se z'abandi bafatanyabikorwa, ariko twateye ya mbere, urubyiruko rwateye ya mbere. Imibare ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko kuri ubu mu Rwanda hari urubyiruko rw'abakorerabushake rubarirwa mu 600, hakaba hifuzwa ko bakwiyongera bakagera kuri 1,5 miliyoni. Mu karere ka Nyaruguru ho hakaba habarizwa urubyiruko rw'abakorerabushake rugera ku 19,618.